muri iyi kipe akaba ari umutoza Gamondi mu kanya wenda Samiri yatunyurira mu bigwi bye ariko umunya-Argentine we ibiganiro bihari uko bitangazwa n'ibitangazamakuru byo muri Tanzania ndetse nagize amahirwe yo kuganira n'umunyamakuru umwe ukora kuri Azam turaganira umunyamupira arambwira ati Gamondi ko yambajije ikipe ya APR yo mu Rwanda ngo n'ibintu isanzwe itanga ese ugenekereje wowe nk'umuntu habaye cyangwa uhazi ni amafaranga ngaya perihemba ntamwe ni we saravuga ngaye ngo yamubwiraga 40 by'amadolari asha wo muri APR bya ari umutoza n'abungiriza be ayo ni make avuga ati 40 oya ngo niyo bari bagezeho ati APR kuri kuvuga 40 ati igitanga amafaranga menshi cyane ku buryo yayarenga nkomeze mpushinge cyangwa mfate feri ntuze niyakire nayo arambwa ati nk'umuntu wazanye nayo hano muri Tanzania bimeze bite namwe rero nyamukandagira ibintu byayo ni kipe ya gisirikare ntaho ujya upfa kubimenya ariko ntamwani izo noti hari n'abandi batoza nzi yagiye iziha kandi si noti mbi ndavuga ni nk'igihe cya adiri twumvaga kahembwa 20 ntamwani ugiye bavuga ko bamuhaga 40 ntugamondi rero nabungiriza be dolari ryavunjaga igihombo nabungiriza be nawe kwa miliyoni 58 buri kwezi z'amanyarwanda byo mu 40 by'amadolari ni rwose niyo range ya perihembamo arambwa ati no muri Tanzania ni nkayo bahemba ati rwose nayo buraza Simana zanga ntago zemba menshi cyane we rero ngo arimo arapusa ngo ashaka ko bamwanga senkani by'amadolari ariko nyamukana yaramwati dufite inoti yacu ya 40 umanukana muhingiriza bawe cyo kora APR yashyizemo ingingo imwe umusore witwa Ndori agomba kuhagura washoje sezo azaba ari umwungiriza wa kabiri muri APR bavuze bati afite licence BCAF ashaka mu stage ya nyayo yigire ku batoza afite ibigwi akomeza abone na licence ACAF ni umwana w'umunyarwanda amaze imyaka 10 mu ntare akunda umupira afite discipline tuzamukoremo umutozo w'umunyarwanda ukomeye ba uzaza wese muri APR agomba kuba mufite nk'umwungiriza wa kabiri ndora agomba kugumamo so amahirwe menshi likely niki bikwemeza kwa gatanu no muri APR babikubwira chairman wa APR mbere ko ava muri office yakoze ikiganiro na Gamondi baganira kuri Zoom ntago ari mu Rwanda kuri ibi by'ikoranabuhanga baraganiriye kubyuma technology bagira ibiganiro byaganiyemo ibyo 40 izo ni zanarane kugira ngo mve ko nyamukandagira iri mu biganiro probably Gamondi watwaye champion muri Yanga akanabageza mu matsinda ya Champions League uyu munya-Argentine ashobora gutoza APR n'umusaza w'uruhara Angel Miguel Gamondi uca umurongo yaba ari ugororotse wajya ku ruhande agakura w'ikintu yapfuye na Yanga na Azizki ababwira ati Azizki buri abajyaga kuri match akagenda n'imodoka ye abandi bakagenda muri bisi aravuga ati ntabwo bikunda yigeze gukererwa niyo technique ababwira ati ntabwo bikunda sinshobora gutunga abakinnyi batashobora kugendana bari kumwe umwe afatwa ukwe undi gutandukanye nuko abandi bakinnyi nicyo kintu bapfuye buri na Yanga ibintu byitwa discipline ku murongo umutoza watoje amakipe akomeye cyane cyane Yanga ikorera deal imugurisha ifaranga ryinshi umwanya wa confirmation EBR wageze izamaze gushya zarangiye hanyuma hari transfer zagaragaye zirimo ziraganirwa z'abakinnyi bavuye muri Rayon Sport bavuga kwinjira muri APR Football Club harimo Bugingo Hakim hakabamo na Iraguha Haji ubu natubwira wenda niba hari n'izindi zahiye APR mazigiye harimo niya Ngabo Nziza Pacifique nimero 6 wa polisi nibyo APR buri mazigiye yaraciye umurongo ku bakinnyi b'abanyarwanda binjira muri APR amafaranga batagomba kurenza nayo batajya munsi buri akenshi bagura n'amafaranga amwe ni 20 ntawe yarenza ntawe yajya munsi niyo baguze babaka niyo bagiye bagura n'abandi bakinnyi bagiye bajyamo mu myaka yashize b'abanyarwanda uvuga ngo rero nka Iraguha Haji we byararangiye kubera ko 2020 ari puru nazo nta kibazo imyaka 2 yamaze no gusinya confirmation uwo n'umukinnyi uzakira muri APR Iraguha Haji n'umukinnyi wa APR hariko APR itinze kumusinyisha ejo bundi yari yagize ubwo bashaka gusaba imbabazi muri Reyo President tadashatse ngo kumugarura baramwe tumwihorere ubwo warajya muri APR Haji yanasinye kera kubera ko cyaje kwa gatanu Rwanda Premier League ihemba abakinnyi ndibuka ko Haji yaramubwiye ati ariko shaka namenye ko wasoza amasezerano nabaca hano biganira wakizi iwanjye muri gori hagati Haji byihorere ati mfite ikipe namaze gusinyamo ariko nyine avugaga APR hanyuma Bugingo Hakim rero Hakim Bugingo nawe baraganiriye pe
hafi no gusinya ariko arababwira ati ngewe namaze kwanzura ko mugomba kuba miliyoni 25 20 sinzi ishaka mwongereho miliyoni 5. dore rero impamvu ngiye kukubwira aha niho zandani zibira zandani ibera yameze neza impamvu yanze 20 ategereje ko bashyiraho 5 ni iyi ngiyi. aperi ishobora gutandukana na Claude niyo mugabo akajya muri Azamu yo muri Tanzania. Abantu bari muri kampu y'Amavubi baranabizi rwose. Claude ari kwabwira ati ishobora kuba yo sezo ya nyuma nambara igitambaro cya captaincy muri APR nkaba najya muri Tanzania. Umuvandimwe rero yaritaye mu gutwi aravuga ati niba kapitene agiye kujya muri Azamu ninjye munyarwanda yoboye kuri 3 ubwo uzaba yakabye. Barama 20 nk'izahaje ziki bamaye 25. Ubwo rero biranavugwa yuko rwose ku cyicaro cya APR hari akimihurura amaze gutanga raporo umwe mu babagira inama muri Rokritoma nta nibanga ririmo ni Eto cyane abwa atariko banamaje bati none se ko amukinnyi ari kwanga 20 Eto ngo arabati arasaba zingahe ati 25 atariko burya ati mwayamuha kuva rero iyo Syria etayifite abajenerali miliyoni 5 n'amafaranga cyane atabati ngaho natware byose ni kimwe najyane yubakire makazu nazamu nagure makabanza nakundi ni mumuhereza. Isoko ryo muri Tanzania raza gukina abakinnyi benshi bo muri APR kuko nta n'umunyezamu Paveri Nzira Kinondoni namushaka muri Kenya ashaka kujya. Abantu ba Brazzaville bari kwandika ko ategereje telefone ya APR yo gukonfirma kasohoka cyaba mwongera gusa. Indi nkuru rero kwizijyana mu ye Pavera sohoka nabajya muri Kinondoni. Abantu bamenya ko muri APR Gilbert barafinda mugisha yego APR nawe ngirashaka kutamwongerera cyane kutamwongerera. Baravuga bati uyu mukinnyi amaze kugira imyaka 30 hafi 31 igiye kugera mu byangombwa bya leta. Uyu mukinnyi ntaga dukorera ibitego byinshi nubwo yakinnye isezo nuko bakanuka batari ku rwego rwo hejuru. APR ngiye kumanuka ku isoko ry'abanyamahanga ngo irazana za ntwaro icyo bita ruhonyanganda mu Kirundi amarume ni créer iravuga ati turazana icyo bita ruhonyanganda b'abanyamahanga b'imiriro ku buryo championship kuzakinwa n'abanyamahanga 8. APR avuga ati rero kuri yo level igiye kubihari numuro wo kotera kure barafinda mu mureka agenda. Ubwo Pacifique nawe ngo yasinye Pacifique rwose kuva muri polisi nawe biravuga ko yamaze gusinya mu kipe ya APR. Ubwo n'umunyarwanda nyine bazanyemo kugira ngo barafinda tangire barafinda nabakango hari umuntu washatse kubabwira Rayon Sport nanone ngo baramuga ati igira y'umuntu wese yanyuze muri APR ibintu mborenga dukoreye bati ducanye imana n'umuntu anyuze muri APR ceceka bajya mu zindi kipe ati ubwo barafinda ibyo kutubwira na babaka ngo baza muri Rayon nibagiwe bakunda cyane ko dusoje urugendo sari ziryoshye cyane nerirweho ari nangahe bihagaze gute amazina avugwa nayahe ibiganiro byabaye byagenze bite donc muri rusange ku buryo niba nakubwira ngo umukinnyi yasinye muri Rayon ujye umenya uko ibintu biteye ntibise nibikugwaho na ibintu byo kuza ariyo yatangaje umuntu ngo turaje kumubabwira izo transfer uyu mwaka tuzanye indi modo nshya Hajumarani ujye uvuga ngo tumeingia upya twinje mu buryo bwo kubikora mu buryo bwa papier yego ni nayo mpamvu nakubwiraga nijoro uyu muvandimwe yitwa Iberi izi za Etenseri za Marini izi za Kiyovu juzana papier uzane nk'ibintu nk'ikenda dondosha irahari nake kandi kabaye ubwo se abanyarwanda hari ikindi bakeneye keretse radio iramutse ivuye naho ubundi kuwa gatanu yajya radio yaho kuwa gatanu saa nibitereke batete kuwa gatanu saa 3 z'ijoro umuntu yarampamagaye arambwira ngo ko namenye ko muri Rayon Sport nta mafaranga bafite Recruitment harambwa ati umuntu maye makuru ambwiye ko hagomba kugenda hagaragaramo ibintu bisa nko kwikopesha gatanga icya kabiri tugagusigara amana avuga ati ifaranga ntabwo ari munani si pepe urimo uravuga ngo twinjiramo uwo muntu yamamagaye kuwa gatanu saa 3 z'ijoro amwira ati za ndani nanjye ndaziguhaye nzikuye kuri uyu muntu aranamubwira yego none rero rugajo tubanze duheraho Rayon Sport iri ku kiguri cy'ifaranga iriryamyeho irarifite twihuta ko dufite ibintu byinshi byo kuganira no kunyuraho twihuta
Rayon Sport kuri konte yayo ya ekipe nta mafaranga ariho. Ni nayo mpamvu nyirizina yatumye basoza sezo mubibona ko nta mafaranga menshi bafite. Ni gute Rayon Sport yakoze transfer mu kanya ibera ari butujyanemo y'uyu musore yitwa Prince w'i Burundi. Musore Ikipe ya Rayon Sport amafaranga miliyoni 10 bahaye umusore yatanzwe na president wa Rayon Sport Tadeyo niwe wayishyuye. Bivuga ko Rayon Sport izayamusubiza. Umureyo ashobora guhita kuko umutima akavuga ati Rugaju niba 10 za mbere president ari uzidukopye aho ikipe iraza kuba wita. Rayon Sport ifite ibice bibiri yavuze ko igiye gukora ama transfer. Yego. Hari inama yigeze kubera mu Kagera niba mubyibuka. Rayon Sport icyo gihe yakoze famille 12 nka famille z'abayahudi. Buri famille ifite umwe mu bareyo bakomeye bazwi. Gasanga hari famille yoboye na Muvunyi, hari famille yoboye na Gacinya, hari famille yoboye na President Tade, hari famille yoboye n'undi munyamupira ukomeye muri Reyo, bari abataramu nyine tuzi muri Murera banini. Izo famille abumvikanye ko zikwiye gukora icyo nakwita nka contribution kuko niza abantu bafite amafaranga. Wenda buri famille gashaka nka miliyoni 5, famille 12 zizahita zitanga miliyoni zingahe kwizigira. Ayo ni minimum, nukuvuga ngo ayo byibura make ya mwatanga na 5. Ariko nuwagira 8 nuwagira 10 itsoke. Amafaranga ya kabiri Rayon Sport izakoresha. Baravuga yuko bazasaba score. Umwaka ushize amafaranga buriya iyi komite iriho ntago yari yafite ya score kuko basaje Jean Fidel yarayikopesheje ayakoresha arokirita abantu ba Senegal n'abandi bakinnyi bari muri Rayon Sport twagiye tubona. So icyabaye niki nabo barashaka gufata amezi 3 bakabwa score bati 2 miliyoni 75 kuko uyu mwaka izajya ba miliyoni 25 ku kwezi. Dukope miliyoni 75 twongere kuri ya mafaranga avuye mu mafamiye hanyuma duteranye tujye ku isoko. Ubwo urumva zaba ari hagati ya miliyoni wenda nk'J130 n'J150. Niyo mafaranga arishaka kujyana ku isoko. Ayo mafaranga rero score izaba yabagujije miliyoni 75 abazagenda bayakata muyo bagombaga kuzajya baha 25 za buri kwezi. Wenda ashaka kuvuga ati tubwo tuzajya wenda tubahereza 15 wenda cyangwa se 15 kugeza amafaranga twagombaga kubaha ashizemo. Mu magambo magufi Rayon Sport kuri ubu ngaho ishaka gukura amafaranga yo gukora recruitment. Ibyo byanarangiye. Iyo irasobanutse cyane. Hanyuma rero hari ibiganiro byakozwe kuwa 4 nimugoroba bo bita rugangura avuga ati umusore wari wambaye umupira w'umukara n'ikabutura y'umweru na sandali yitwa Tansele yamanukanye no bita musore w'umurundi yambaye jeans y'ubururu n'ishati y'umweru. Aravuga ati ibiganiro byagenze neza ku ruhande rwa Tansele, kuri musore ntibyagenze neza, ariko twatungwe no kubona ko transfer ya mbere Rayon Sport itangaje ku munsi w'ejo ari ya musore Prince. Bagira uburyo bagitangaza Rayon Sport no kuba we n'abandi badatangazwa turaza kubigarukaho. Harimo abakinnyi bamaze no gusinya ariko bataratangazwa. Rayon Sport gusa kubera ko no muri aperi niko bimeze. Ubwo bari haye umwanya w'uburyo bwo gutangazamo transfer wenda kugira ngo banayihipinge cyangwa se bagaragaza uburyo baguze umukinnyi ukomeye n'abafana babakangure bagaragaza ko bari sharp cyane ku isoko. Ntabwo ari uko wenda abandi batarasinya. Musore rero yageze i Kigali kuwa mbere nibwo yageze i Kigali rwose ku bantu bamubonye aho yaracumbitse muri hoteli. Burya abakinnyi b'Abarundi ntabwo bajya bahisha. Bamubaza uti kuri mu Rwanda bibihagaze bite? Ati jewe kurondera ikipe mugabo ndashaka ikipe. Hariya mwavuganye ati irahari. We ayita ikipe y'Igikundiro. Yabwiye umuntu ngo nje mu ikipe y'Igikundiro. Ubwo hari ku munsi kwa mbere bwo ibiganiro by'ibanze byarabaye imbere yuko ava ni Burundi, ariko navuga ko byarangiye neza kwa 3. Uribuka ko kwa 4 dukora ikiganiro rugangura twagaragazaga uburyo yamaze gusinya n'umukinnyi ukina kuri 3 ku bantu bagiye babikomfunda cyane. Ese akina kuri 2 cyangwa 3 babyitiranya nuko wenda mu ikipe y'igihugu hari ubwo mushyira kuri 2 cyane ko bajya banahengeka, ariko ubundi ni left back cyangwa se umukinnyi ukina kuri 3 mu ikipe ya Vitaro. Abantu bagiye bamubona muri match bagiye bakina muri Vitaro. Ku bantu wenda bakurikira umupira w'u Burundi aje mu ikipe ya sezo 2 ikurikiranya nk'ibi ngibi Rwanda Premier League yakoze, aje mu ikipe ya sezo 2 muri 2023-2024 ndetse ni nasize heruka yari mu ikipe ya sezo.